nashyizeho indaya zo muri Afrika y'Epfo ziri kwigaragambya zivuga ko mugomba gusobanukirwa ko zazamuye ibiciro. Ibyo nabishyizeho. Nashyizeho ingabo za Kongo zihungira inanga mu Rwanda n'ikibazo, ariko naba bandi bajyaga bavuga ngo tutabakata nabo barimo. Nshire ibintu byinshi ntabwo nzi ikibazo wabonye. Wagizeho ngo umusore ngo yadongoye nyirabukwe nuko nabyanditse se ngo mukasubiramo ibyo nanditse. Oya none harundi ngo ugeze arongora ingurube. None ngo ingurube iyifatiramo iramunyunya. None agataka n'ingurube nayitaka. Mayiwe n'ingurube ngo ndatiyari. Batore sapfuye cyapfuye umuntu apfuye ingurube. Ingurube tigataka n'umuntu agataka bayoberwa ikitabari kindi. Irene umuntu ari urasuze. Kwa rukuru ujye utanga amafoto ujyana ukuntu akaguru akageretse hejuru ibuno rigeretse kuri mbese nka gaswera wewe. Kubijyanye no gutera inda, ntera inda neza rwose, ntera inda nigeze kubona ibiraka byo kwimya inka Burasirazuba. Ambwa saniyeze nabane nawe twese imitima yanyu nihugukira iby'ijoro imbere cyane. Umusaraga ariko basubiza uko habuze gato nuko urugamba rwagoma rwahise ruvamo. Habuze gato ngo mu bintu tubayishinze kwica abana ku rugamba kubera iki abasirikare baratwite. Izo ngabo za Afrika y'Epfo zigiye gutaha harimo abajara b'abakobwa none ku rugamba bacyuye abana. Ariko abakobwa mwabaye gute? Ubu ngubu nyise imbwa cyangwa nyise umukene kubera ko ntashoboye kukugurira ibyo nawe wananiwe kwigurira. Shaho we ubwo suzagira umunwa kugeza rya yaramurongoye arajyanye ntabwo nzagaruka hano nk'umukobwa. Bakujyane we warushaje, nibajyane nari murambiwe wowe nagahe. Kuri ikintu kinzanya nuko mfite n'inama ngiye guhita njyamo. Tufite makuru meza avuga ko tugiye kubazanira umuyoboro wa internet mu mudugudu wa cyangwa se mu kagari ka. Umuyoboro wa internet. Mbabarira ejo muri bacishije umugenda w'amazi wanjye bansenyera igipangu none murazanye n'ibyo by'imiyoboro. ubundi igitsina kiba yewe mana yanjye umuntu utabizi ubwongo si byanabi. Umuntu utazi igitsina cyane kiba simbizi. Umuntu uri kundeba amenye ko kiba ku muhungu ubwo ugishaka ajya gishakira he aho hagati y'amaguru rwose ntukajye guca hirya ibyo gushakisha mu bitugu hujya. muzashaka umurenge muzaje gusezerana gutari mwaka gace nyoboye. None se kuyoboye umudugudu uyoboye umurenge icyo kibazo ko igihe muzagira ibyago kazasezerana n'abayemeye sha kutamera ubwanwa ni igihano Imana yashyiriyeho abasore bacira amamutima. Fuck you. rero nabonye amafaranga nibwo murari ibibazo rwose. Itamakuru Kimira by'umwana please buretse gatuku. Kimira ko shut up siba. Umva nagukubita ngiye ngasubiramo kano kanya nagusekura ngafungirwa ukuri. Bitumera nk'abantu nakumena ugutwi kano kanya. Gute ngafungirwa ukuri ngewe. Ukafungirwa ukuri ubundi ngenzi unago wavamo seriye nakuniga kano kanya. Uramye ko Kiroso mwenge atari wo gufunguje funga kinyowe pompa fugura kizana miwe Kiroso ari hano kapanga mbisiriyo yewe by'umwihariko ndashimira abantu bagufunguje kamani niba ndi kuvuga ujufungwa munwa kirenga ufurima mabera bandi kuvuga fungwa munwa funga toilette funga toilette mbafu funguza toilette nawe. Ndashaka bigishe sibyo udufaranga twawunikira twose reka kudushora mu nkumi uvuga ngo ngwino turyoshye uramujyana he. mube abantu b'abanyabugugu at least muri uyu mwaka kuko hari abo bizafasha nabo bitekerezo bashaka akazi bakore.
muba abanyabugugu muba abanyabugugu byaba ari byiza mbese mukomere ku ifaranga ryanyu bakomeye ku irari ryabo rero abubwira ntibumva amatwi ari mu rupfu ntiyumva ubwo se uzagira umunwa kugeza ko umugore aramutse anyise imbwa naramurongoye ubwo waba ari iki ese ayo menyo yakutse ugeze Kigali umaze gufata igihugu isuka ya sesifuru reka turebe hari ukuntu umwana atinya kwegera umwobo akituma ku ruhande noneho ninjye ubyuka utanga ibisobanuro ngo buriya ngo niyakawane hejuru ngo kubera ko acumbagira kariya kaguru ngo ntabwo azi gupima ku mwobo neza ngo buriya niyakawane hejuru ikibuno kiba kihengamye gutya ntabwo uretse ngewe ko naheruka no kurunya ahangaha ko maze iminsi narara ahantu ku cyari njye mushi mbyuka nisobanura mu gitondo kugira ngo ndakare cyane nendi kunywa inzoga bita Knowless uko ngenywa Knowless yariyo Primus yarayifashe ayimena ku mutwe guca inzoga inshiraho umuntu w'umugabo arayincu ni umugore nubwo dusanga turyamana agiye kunyicira ijoro mpita munjya mu kandi kabari yarahansanze abanteye ingumi cyane ndayikwepa nyikwebye abatipe nasaye muri ako kabari nk'umusenganzovu bese bana barabakwita uwo mugore baramukubise agwa musi ya biyari Hello. Hola, Carlos. Hello. Hola, Carlos. Hello. Hola, Carlos. Hano hari abagabo bameze nk'imbwa zihunahuna uzumve aba bana amagurupe yabo birirwa baganira abagabo bari aho ngaho abadasiramuye abasiramuye abateye uko bateye nka bya bindi n'ibindi nk'ibyo Kasongo yeye mumbali nanga Kasongo mbona wewe songa libala oh yeye Eva se watumye mbumwirabura ubusiba n'umuzungura Eva yakoze iki ngo yasize Adamu yicariye guca bari muri Edeni bari kureba ukundi ibipapayi biri kwera ntawe byejeje akabona igitebo cy'imineke cyaje imbere ze ngo niwangiza ca Eva nta wundi umugabo wa Adamu umugore wa Adamu natumye mbaca umubirego rega ngo kayikwamba ari gutanga ngo ari gushyiramo n'umuganda guteze n'ibimenyetso by'uko ari u Rwanda ruriyo nureba ko ari gukora n'umuganda ngo shobora baratangira no gusora neza u Rwanda rwaje kimwe mu bimenyetso bari gutanga atuma ukungomani aratangira koga kabiri Rwanda rwaje ibimenyetso minisitiri w'intebe nako y'ububanyi n'amahanga wa Kongo ari gutanga harimo n'umuganda urimo nawe nigeze kubona ari televiziyo yakanabonye ari kumwe n'umuhanzi ngasigaye amanaginga none umunyamakuru amwe ati se ati uyu muhanzi wa managinze tubona ntibizagukenesha ati shati yamazeho amafaranga atamaze kugutwara nkangahe kose ngo ibihumbi 8 ntibimaze kugenda kariso yiki mu mijambo wowe kariso wowe kumariye kariso urayirya wihekenya hehe nubundi ntugakuramo ukajugunya ku ruhande ubaza amakariso yiki ahubwo binabaye byiza wagisanga ntayirimo kariso yiki ariko mwana hano ntabwo ndabakiraba ko mfite ibibazo nk'ibyese yaboneye agakuramo sagiye aba bagore muri agiye kunsutsa ko kunsutsa hejuru agiye kugira ngo gutengo akumara uri munzi nk'ibintu imyenda ihishe
imyenda ntabwo abantu bakoze imyenda twaje nyine kuzanamo akantu ko kurengwa no kubigira style imyenda niyo guhisha ibintu bimwe bimwe ubona bidakwiye kugaragara ariko nzovu ikivugo cyawe ni ikihe ndimbe bandi umuhiri ndi gikeri ndi marijoze igikende maraje unazo ngayivuge twumve oya ndi umugabo iwacu batasese inseka gose katurebe baseye yego mwanziki miliyoni gisa gitye gigi wagira ngo ni uruhu rw'iryoka hambe ufite miliyoni wowe miliyoni madamu wanjye niwe ushaka kumenya wowe se we yitwa nde njye nta mudamu ngira ariko mfite sheri waguha mama wanjye nawe nta mugabo afite ko yapfuye fuck you ngo buriya ngo ni akawane hejuru ngo kubera ko acumbagira kariya kaguru ngo ntabwo azi gupima ku mwobo neza ngo buriya ni akawane ikibuno kiba kihengamye gute ntabwo urase ngewe ko naheruka no kurunya ahangaha ko maze iminsi narara ahantu ku cyari njye mushi mbyuka nisobanura mu gitondo nigeze gutereta umukobwa rero kera bashutse ngo tereta wumva uko bimera mba ndamuterese yego irananira bari unyiteretera ntabwo yari ibintu byo guteretera mbizi urw'igikura noneho ntabwo twamaranye na kabiri twazajya dusa nk'abashwanye yambuze kuri fone kuko ngiye fone simboneka cyane mba ndi bize abakobwa ngiye uze kuri fone ararakara yambura kuri fone namwitaba alo kirabira wari uri mubi naho iryo zina narijyangiye nahitaga numva ari uruntu rw'urunyamafuti koko rwakoze dega Lundi matin, Choco. I want problems always. Ça va vers Bobo. Il touche sa passion. Il vend un réseau. Au loin. BJ Babarawo. BJ Baba. Ukora iki se ubundi mu buzima busanzwe? Akaje ngo nakazi koroshe ko kwahira. Hari impano ufite mu buzima busanzwe? Impano ufite niyo kuririmba no gukina comedy. Reka ye. Ngaririmba twumve. Je narimba indirimbo zikubita bya danje ariko ubu ngubu ntabwo mfite gahunda kuririmba. Gerageza ariko. Urahitamo igihumbi n'indirimba. Kandi ushobora kujya ubishaka kuzamura. Ntariba ariko binzamuye nawe nta kibazo. Kubita. Impano y'urukundo yanjye yahariwe ku rukundo n'ubuzima bwanjye bwamariye ku rukundo. Tuzahurira ku kasima ahangaha sozi z'imetero. Niba hari ikintu kibi mu kigeragezo ni ukwiha rubanda. Uri muri Amerika uri kwandikira ku murano izuba rye abantu hano bamaze barakaye izuba rirenda kutwica Kongo baturi bubi Burundi bari kutwita ibinyarwanda turababaye dufite ibintu byinshi byo kwitaho bagusohoye mu nzu isohokere nyine Rocky nuwo kunesha umuto. Ese ibintu yagusabye ko bitagoye. Ikibazo je iyo duhuye ahita binsaba. Nimba uri n'umukobwa w'umunyarwanda ntuzakundane nawe abasore b'i Kigali zincakarabo. Muri gufungura ngende gukorana n'abadiaspora ejo bundi naherekeje Skizi ejo bundi merekeza Wazalendo ejo bundi merekeza abacancuro ejo bundi mu bitaduyi furumukoko uyu munyamabanga w'ububanyi n'amahanga yibuke ko ajya gutorwa ngo abone uriya mwanya wo kuba umunyamabanga w'ububanyi n'amahanga w'ubwongereza abantu benshi bamuhaye amajwi ari abongereza ari abanyekongo bafite ubwongereza bwa Kongo. Ntugendere ku isura ndebana nshobora kukugusha. by'umwihariko abana bakiri bato bari mu myaka 17 n'umunani n'icyenda ngo bagifite ngo urukundo ngo ruri pure ntabwo ari urukundo ruri pure ahubwo ni ububwa buri pure bo ngo baraniyahura ngo baraniyahura mana
ugasanga usize mama wawe mu gahinda wakonyeje na papa wawe, ngo umwana wo mu mihana agakobwa ngo mwarakundanye ngo uri kumva umukunda ngo biriseri ngo uriyahuye kubera ngo umukobwa. None se nibwo ukemuye ikibazo ubwo uzi ikintu ugiye gusigara ubukoze, ngo numva umutima uri kundi ikintu ubukoze rero ntabwo uba wihoreye iyo wiyahuye. Ahita ajya kwa Irene hakaba hashya. Irene uwo mukobwa akajya abwira Irene tuzi ko ari agahungu kakabwa twakundanye kakiyahura. Indangamirwa nibo bantu bakora amafaranga meza aryoshye, akora aryamye akaryohera akanishyura. ngiye kwiyandika ngo tatubaje arigiye nari ngiye kwiyandika tatubaje biranga none wagira ngo ni amashete ngwaye. turebe wenda amasamaga zanga wagaragara baba we wanditse guca muri kamera hano ni abanyakugasha no kwabanyu ariko wa mushanzi muri amaze tugahaburikana aje to kwibaraguza muri sores muri kumuyore urabona twe tungana nkawe mu mahero umva shanzi muzaje mugira discipline nimba ubona kugiye ngo cha ku ruhande uri kumva nani miganda mona akora kabanye mona mugana gutyo mwiyore we tumenye babure so itonze tumenye nyine weho mwiyore no babure so babure so ukantunga urutoki ntabwo ungaburira. tugaburirwa nande se ndigaburira kandi ubu iki kintu nigende nkagitaha ariko wagiye waba unaye mu mwobo se waba unaye mu bihuru ngo ibikoko bindye uransiga muri inzu yanjye ugende ujye kwa so na nyoko nzasigarana hano na Eme. Iyo nzu ntiwasanze yubatse waramaze babarase batarayarya ari kuzikurasa umusirikare wahembwe atarayavunjisha ataranywamo n'icu uzi ukuntu biryoha ugahita uyiheba. oya ariko ntabwo uri ikigo ryuwe uratangiye iki narabivuze noneho ikibyimbye cyo uvuga ibyo uzi wawe.